Nongere nguhe ikaze inshuti udukurikiye kuri channel yacu Urugero TV. Mu nkuru yacu tugiye kugaruka ku nkuru y'umupasiteri uherutse gupfira ku ruhimbi cyangwa gatuti arimo kubwiriza. Uyu ni Reverend Bessie Jacques yashizemo umwuka bwa nyuma ubwo arimo abwiriza ijambo ry'Imana mu rusengero yari asanzwe ashumbye ruzwi nka African Methodist Episcopal mu gihugu cya Afrika y'Epfo ho mu gace ka Kuruman mu majyaruguru ya Cape Town. Nk'uko bigaragara kuri video, uyu mugabo yicaye ku ntebe mu gihe yarimo abwiriza. Abakristo bakomeza kugira ngo ni bumwe mu buryo yahisemo bwo kubwiriza. Ubwo rero yazaga kugera aho agwa hasi, abakristo bakomye amashyi bakomeza kugira ngo ni uburyo arimo gukoresha abwiriza. Batekereza ko ari buze guhaguruka, ariko Reverend kuva ubwo ntiyongeye kubyuka. Bamwe mu bakristo bemeza ko uyu mugabo yitaye arimo gukora inshingano ze, bakabizera ko yamaze kugera mu bwami bw'ijuru. Umuryango we ukaba wari wasabye ko iyo video yafashwe yarekera gukomeza gukwirakwizwa bitewe n'uko iyo babibonye birushaho kubatera agahinda. Akigezwa kwa muganga basanze yishwe n'ikibazo cyo kugira umuvuduko w'amaraso ndetse akaba yaranasanzwe afite uburwayi bwa diabete. Asize umuryango w'umugore umwe n'abakobwa 4, akaba yitabye Imana afite imyaka 42. Rebere video yose, ntibibagirwe gukora subscribe. Dukomeze twibuke tuniyubaka ndetse tuguma mu rugo. Urugero TV turakomeza kubagezaho amakuru atandukanye kandi agezweho.